ndagusuhuje mu migani 18:17. Iri ni ijambo ry'uyu munsi nshaka ko wumva rikagufasha. Riravuga riti nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ubuzima bwawe ni byiza ko mu bintu ukunda, mu bantu ukunda, mu buzima urimo uba mu buzima bugaragaza ko ukunda Imana. Shaka Imana, ukunda Imana, wikundana umutima wose n'ibyawe byose n'ibyo utunze. Ibyo ufite ni Imana yabiguhaye, ni byiza kubizirikana. Wige gusangira n'abandi, abababaye bibuke, kuko ibyo ufite byose byavuye mu bushake bw'Imana. Bityo niwibuka abandi, Imana izakomeza iguha umugisha, ikongerere n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Ikindi Bibiliya avuga ngo mwishakane umwete, abayishakana umwete bazayibona. Ni byiza ko dushakana Imana umwete, ubuzima tubamo bukabihamya, bukagaragaza ko koko mu byo dushyira imbere ari Imana, mu kazi kacu, mu buzima bwo mu rugo, mu buzima bwacu tuba bwa buri munsi dushyira Imana imbere, ugaragaze ko hari ishyaka dufite, bigaragaze ko hari umwete, kandi umuntu yishakana umwete azayibona. Nk'uko Zakayo yuriye igiti ashaka Imana, uwo munsi agahura n'agakiza, uwo munsi akagira amahoro, uwo munsi akabona ubuzima bwe bugatangirira ahandi hantu. Rero nkwifurije gushaka Imana, nkwifurije kongera gukunda Imana n'ibyo utunze n'ibyawe byose. Uyu munsi ukubera umunsi udasanzwe mu buzima bwawe. Komeza rero kugubwe neza. Shalom.